Icyumweru cyiza abakristo bavandimwe cya 12 cyo mu gihe gisanzwe cy'umwaka, ariko icyumweru amasomo gifite wavuga ngo ni incamake y'ubukristo, kuko ni icyifuzo kiri mu mutima wa buri wese. Buri wese n'umwuga ko adasenga muri we yumva ko ufite nk'imbaraga zisumbuye ubushobozi bw'ubwenge bwe, ku buryo afite ibyifuzo ahora yifuza kugeraho. Nibyo Papa Benoît XVI yavuze ati ubuzima bwa Kristo ni ubuzima bw'ibyifuzo. Ubuzima bw'ibyifuzo, twifuza gusa n'Imana, guhura n'Imana, kubana n'Imana, ku buryo ugeraho kubona iby'isi rwose bitaduhagije. Noneho birahera ku kibazo, byaba icyo abigishwa ba Yesu bamaze bati twigishe gusenga rwose nk'uko n'abandi byabikora. Yohana yigishije abe gusenga. Hari n'igihe nanjye mpura n'abakristo bambwira bati none se ko umaze kudusabira ukaba uturamburiyeho ibiganza, ni irihe sengesho najya mvuga kugira ngo ibyo ngibyo nzabigereho? Ni irihe sengesho najya mvuga? Ahandi ukabona nyine hari wa mugani amasengesho yanditse akavuga ati nuvuga iri sengesho bizagenda bityo, nubwo isengesho bizagenda bivuga ati rwose ryatowe mu mva ya Yezu, bivuga bizagenda gutya 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 gutya. Umuntu akabifata gutyo, noneho wenda bitagenda bakavuga ati Imana ntiyanyumvise, kandi nyamara Imana yari yarabimbwiye. Abandi rero bakavuga ati umuntu yasenga ati sundi nasenga ku buhe buryo kugira ngo nizere isengesho ryanjye Imana yaryumvise? Ibyo bibazo byose uyu munsi Yesu arabidukuriraho, kuko ari kutubwira ngo aho kwigisha abantu amasengesho nimubigishe gusenga. Aho kwigisha abantu amasengesho nimubigishe gusenga, kuko amasengesho ushobora kuyafata mu mutwe, ariko gusenga ntabwo ubifata mu mutwe, kuko ni umutima uhura n'uwo ukunda. Noneho ariko n'ariya masengesho tuba twarafashe mu mutwe tuvuga, nayo afite ukuntu nyiri kuryandika yari afite wenda ukuntu nawe yumvise uwo munsi iyo sengesho rimukoze ku mutima agahitamo kuryandika. Noneho rero iyo bimeze bityo, Yesu ari kutubwira ngo ubanze umenye gusenga ni iki mbere yo kumenya amasengesho. Ibanga ryo gusenga ni irihe? Yesu aritubwira, ariko no mu isomo rya mbere turabona ko Aburahamu n'uwo bwose atagera ku buryo Yesu asenga, tugiye kubireba. Mu by'ukuri nawe ibanga ryo gusenga arabifite. Kuri Aburahamu ibanga ryo gusenga ni ukuba inshuti y'Imana, kumva ko Imana ari inshuti yawe, nawe ukaba inshuti y'Imana. Yani ibyo Yohana Mutagatifu intumwa ya Yezu yahoraga yegetse umutwe ku mutima wa Yezu, agahora avuga ati ngende umwigishwa Yezu yakundaga kurusha abandi. Kumva ko uri inshuti y'Imana ni ry'ibanga ryo gusenga. Yesu yaratera intambwe, uko murabona Aburahamu ari gusabira Sodoma na Gomora, ariko Imana yabanje kuvuga ngo Aburahamu ni inshuti yanjye, ntabwo nshobora kumuhisha umugambi ngiye gukora, kuko ibyaha bya Sodoma na Gomora byarenze, byamaze kungera aha. Niyo mpamvu rero nifuza kubibwira mu inshuti yanjye Aburahamu. Wow, inshuti yanjye Aburahamu. Aburahamu rero aganira n'inshuti ye asabira Sodoma na Gomora ngo ntibirimburwe. Ariko turi kubona ko harimo ikimenyetso nko kujanisha, haracyari kubara. Ibyo nabyo mu isengesho, uko mu gusenga Imana no mu kubana nayo ugenda ukura. Uko ugenda ukura mu Mana rero bigatuma umenya ko Imana ntabwo ijya kujanisha, ntijya kubara. Bamugana umupadiri w'Icyangugu, Imana ntimugura, iyo muguze iraguhenda. Yezu rero
hari intambwe yenda duteje hejuru y'iyo ngiyo tubonye ya Aburahamu. Intambwe ya Yezu ni ukutubwira ngo Imana usenga ni papa. Ndabanza mbibutse ko iyi dawe uri mu ijuru twumvise uno munsi yo kwa Luka ari dawe uri mu ijuru ngufi, simwe tuba dukoresha mu misa isanzwe, yindi niyo mu ivanjiri ya Matayo. Ariko abahanga bavuga ko na mbere y'iyo vanjiri ya Matayo n'iyi ngiyi ya Luka, muri abo za dawe mu ijuru dusangamo hari dawe uri mu ijuru yari yanditswe mbere mu gitabo cyitwa Didake. Uko ari eshatu nta n'imwe imeze nk'izindi, imeze nk'indi. Nk'aho badutese muri izo uko ari eshatu iyo Yezu yavuze ni iyihe? Aho nta gisubizo ntabwo, kubera ko iri sengesho rya dawe uri mu ijuru icyo rigamije si ugufatwa mu mutwe. Icyo rigamije mbere na mbere ni ukubanza kuvuga ngo ibanga ry'isengesho ni ukumenya ko Imana ari dawe. Hano kwa Luka ntabwo ngo dawe uri mu ijuru, dawe, Imana ni dawe, aba, papa. Yezu mu ivanjiri igihe cyose yajya agomba kuvuga Imana aravuga ngo dawe, avuga papa, avuga aba. Inshuro nyinshi cyane avuga ngo aba. Iyo ni isura nshya, iyo ni isura nshya kubera ko bahise bitaga Imana data ariko bakavuga ko ari data w'umuryango. Noneho Yezu ari kuvuga ati aba, papa wanjye, papa wanjye. Nawe banza wumve rero ko Imana nako gusenga icya mbere kigomba kubanza ntabwo ari ukuvuga amasengesho. Ikigomba kubanza ninde tugiye kuvugana, ninde tugiye kuvugana. Umukristo utangiye gukora ikintu cy'umusa ku izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu, umeze nk'uri gukora nimero ya telefone ugiye guhamagara Imana, uvuga ati mpamva Mana ndaje rero. Uwo mugiye kuvugana ntabwo ari ikigirwamana, uwo mugiye kuvugana ntabwo ari igitekerezo, uwo mugiye kuvugana ni papa. Murumva rero ko ubwabyo gusenga bihita byoroha, keretse babandi nyine bafite apapati yabaganira na rimwe, cyangwa mubwira ati ushaka kumwandiriza ugomba wandike urwandiko, cyangwa wundi utigeze urerwa na papa we akaba nta sura ya papa azi, wa wundi utigeze umumenya, wa wundi aho ngaho uravuga uti ni igikomere nk'ibindi byose, kuko uwarezwe na papa we azi icyo ari cyo papa. Noneho uwacu we rero muba twese arenza abapapa bacu muri iyi si, kuko nabo bafite aho bagarukira, bafite naho badashobora kurenga. Ariko papa uwase wa Yezu Kristo arenze kureba papa bacu, uvuga ngo niyo mpamvu tuvuga ngo uri mu ijuru. Kwa Matayo bongeraho ko uri mu ijuru, uvuga ngo arenze kureba papa bacu. Nyabune wohora ubaza uti ndavuga irihe sengesho, nasenga gute? Banza wicare iruhande rwawe, ufate umwanya uvuge uti ariko ubundi Imana kuri nge ninde? Imana kuri nge ninde? Naho sinyifata nk'igishoro nk'igitekerezo nk'iki. Imana kuri jyewe ninde? Iyo ngaho birahura cyane n'ibingibi Yezu atubwira ngo umunsi umwe Yezu yari ahantu asenga. Nawe shaka ahantu wegere papa wawe. Umwana utaganira na se ngo ntamenya n'icyo sekuru yasize avuze. Ufata umwanya wegere papa wawe, noneho numwegera isengesho rizaryoshye, kubera ko ikintu cya mbere cy'isengesho ni confiance, kwizera, kuvuga ati ushoboye byose turi kumwe. Uwo nguwo icyo ndi bumubwire ndabizi neza ko acyumva kubera ko ari hano. Nigeze mbaza abasore bo mu mashuri yisumbuye hano, bene se kuri mwebwe Imana muyumva muti?
byarantunguye kuko nka 80% baravuze ngo twumva iri kure, twumva iyo Mana, twumva iri kure kure aho tudashobora kugera. N'Imana iri kure rero wenda bizagomba gushaka niyo mpamvu bamwe bajya gushakisha nyine utugirwamana tundi basenga, bajya gushaka abo bazimu, bajya mu bapfumu, bajya mu bakurambere, bagira bate, ni uko bari kumva ko Imana iri kure itamwegereye. Ni nayo mpamvu wenda bamwe bashobora gufata n'abo batagatifu, aho kugira ngo bumve ko abatagatifu basabana natwe kandi badusabira, bakumva ko abatagatifu aribo babaha ibyo basaba, bakaba barabicuritse kubera ko uri kumva ko Imana iri kure kure cyane. Iyo ngiyo intambwe ya mbere yo gusenga ni ukubanza kumva ngo uwo tuganira ni nde, uwo ndi kubwira ni nde. Numara kumva uri kubwira rero, n'isengesho ryawe bizahinduka, kuko ntabwo Yesu azatwigisha isengesho kuko Yohana abyigisha abigishwa be. Turabizi ko no muri kiliziya abantu benshi bagiye bashinga imiryango y'abihaye Imana kubera nyine ukuntu yumvaga amarangamutima ye n'impumeko yatumye ashinga uwo muryango. Akenshi bahimbaga n'agasengesho gasa nk'incamake y'impano y'uwo muryango, noneho bakajya barisubiramo. Yesu yaratubwira ati mujye muvuga muti dawe, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe nibuze. Icya mbere tugomba gusaba ni uko izina ry'Imana ryubahwa. Izina ngo niwe muntu, kuvuga ngo ni ikintu tugomba gusaba, ni uko Imana yubahwa, ibigirwamana bikabura umwanya. Imana ikubahwa no mu bayisuzuguza, kuko kino gihe hari abantu benshi cyane bitwaza izina ry'Imana, bitwaza Imana, bakoresha Imana, ariko mu by'ukuri bagamije gusuzuguza izina ryayo. Imana rero niyubahwe mu buzima bwacu, yubahwe muri iyi si, yubahwe mu bantu bose, yubahwe mu nzego zinyuranye z'abantu. Imana, icya mbere ugomba gusaba ni ukuvuga ngo ibya data nibyubahirizwe. Ukuntu ari isengesho riryoshye, aho kujya hari imbere ubanza kuvuga ibyawe n'ibiki n'ibiki, wenda turi kucuranura, ibya data nibyubahirizwe, ubwami bwe nibuze. Tandukanye n'ubwami bwo muri iyi si, ubwami bwa Kristo bw'urukundo, bw'amahoro, bwumvikane, ubwami bw'aho abantu bose bagomba gushyira hamwe, ubwami bw'aho abantu bose bareshya, butandukanye n'ingoma zo muri iyi si kure cyane. Kuko niyo mpamvu tugomba gusaba kugira ngo ubwami bw'Imana buze, ingoma y'Imana iture muri iyi si, karengane gacike, abagizi ba nabi barangire, n'abantu bose bagane mu ngoma. Urumva ko wamaze kumenya ko uwo uvugana we ari papa wawe. Birumvikana ko niba papa afite bizinesi, uzifuza ko iyo bizinesi ihora ijya imbere, ihora itera imbere, kuko nitera imbere nawe uzashobora kubona rya funguro rigutunga. Aha rero niho nyine haza ya masengesho nako ibindi dusaba muri iyi dawe uri mu ijuru, nk'uko umwanditsi nyine rukabiduha. Ibintu bitatu by'ingenzi: ifunguro rya buri munsi, kubabarirwa no kutagwa mu byaha. Ifunguro rya buri munsi, ifunguro rya buri munsi iyo ritwibutsa manu cya gihe umuryango wa Isirayeli wari uri kujarajara mu butayu, naho bakinubira Imana ikagira ikikohereza utuntu kutuvungukira, tukaba tugwa hasi tukameze nk'urubura. Mu gitondo bajya kubona bakabona ya masimbi yegeranye, aho bavuga ati manu hu, iki ni igiki? Noneho batangira kurya, bavuga ati izi manu niba kuzibika mu gitondo zizaba zaboze, ntacyo bizakumara bukeye bwaho. Mugomba kurya ibya buri munsi mukarangira. Turi mu gihe abantu benshi bakunze kwirundaho ibintu no gusangira n'abandi bigashira, ariko iri jambo ifunguro dutungura iduhe none ni nko kutubwira ngo turinde kwihambira ku bintu.
noneho kandi duhe gusangira n'abandi, uduhe ifunguro kandi uduhe gusangira n'abandi. Rya sengesho rero rya Aburahamu, agomba kwibuka abandi. Usenga nyakuri ntagomba kwiheraho, aho agomba gusenga yibukana ashyira abandi imbere. Shyira uko washyize imbere ingoma y'Imana, noneho ukore no ku buryo na rya funguro ryawe ufite urisangira n'abandi. Tuzi neza ko kuva Sekibi yakwinjira muri iyi si, gucumura ni ikintu kinjiye nyine muri iyi si, muri kamere yacu. Niyo mpamvu dusaba Nyagasani ngo atubabarire. Ibi ngibi nkunda igitambo cya misa, guhera mu ntangiriro tuba dusaba Imana ngo itubabarire, na mbere yo guhazwa ntama w'Imana utubabarire, ngo gusaba imbabazi ku mukristo kuri twebwe ni ibintu wavuga ntibisanzwe, kubera ko biri mu kintu cya ngombwa cy'ibanze, kuko dukeneye kubabarirwa. Ni nacyo cyatumye apfira ku musaraba, kwari ukugira ngo tutazabazwa ibyaha byacu, kwari ukugira ngo tubohorwe mu byaha byacu. Nicyo kintu nashimiye isomo rya kabiri ry'uno munsi, Paul Mutagatifu yandikiye Abanyakolosi, aravuga ati bavandimwe, igihe mubatijwe mwahambanywe na Kristo kandi muzukana nawe, kuko mwemeye ububasha bw'Imana yamuzuye mu bapfuye. Mwebwe mwari mwarapfuye muzize ibyaha byanyu, umubiri wanyu wandavuye, none Imana yabashubije ubugingo hamwe nawe, itubabarira ibicumuro byacu byose. Yasibanganyije urwandiko rwadushinjaga imyenda y'itwarimo kubera amategeko tutakurikije, irarushwanyaguza, irubamba ku musaraba. Iyo dusabye imbabazi z'ibyaha, tuba turi gusubiza Imana ibyayo, kuko muri Yezu Kristo wadupfiriye ku musaraba, Imana byose yarabitwaye. Ariko rero uwababariwe nawe arababarira. Ntabwo biri kuvuga ko Imana itubabarira nk'uko tuba twababariye abandi, ahubwo mu mbabazi duhabwa dukuramo imbaraga zo gushobora kubabarira abandi. Rero utabishoboye nyine uba usuzuguje impano wahawe. Ubundi wagiriwe neza nawe agomba kugira neza. Twebwe Imana itubabarira mbere, duhe n'ubushobozi n'imbaraga zo kujya kubabarira abandi. Ariko murabizi kubabarira ni urugendo, niyo mpamvu tugomba gusaba, nicyo Yezu atubwira muri iri vanjiri y'uno munsi, ko impano tugomba gusaba ni Roho Mutagatifu, kuko niwe utwigisha gusenga, akanadushyira muri wa mwanya w'Imana. Ni ukuri nawe nujya gusenga nuvuga uti ndashaka gusenga, hari ubwo umutima wawe harimo inyota yo gusenga, ku Imana ikubwira ngo jya gusenga, umutima ukubwira ngo fata umwanya ujye gusenga. Rwose nanjye bijya bimbaho, nkumva ngomba utuza ari uko ngiye gusenga, kumva fata umwanya ugapfukama ukumva rwose uri kumwe n'Imana pe. Hakaba ari ibijya gusenga usa nk'uri kwinginga cyangwa uri guhatiriza cyangwa ubisibizo nzakomeza ejo. Ariko wasabye Roho Mutagatifu aguha impano y'isengesho. Wasabye Roho Mutagatifu aguha impano yo kumva ijambo ry'Imana ku bundi buryo. Wasabye Roho Mutagatifu akwereka uburyo ugomba kubanira n'abandi muri urwo rukundo, na za mbabazi wibwira ko zigoye bikakorohera. Hanyuma tugomba gusaba rero ko tudatereranywa mu bitwoshye. Iri jambo ry'Ikinyarwanda ngiye mbona risobanuye neza cyane kuruta andi magambo yandi yo mu zindi ndimi, cyane cyane y'iki gihe, bavuga ngo ne laissez pas tomber en tentation, non tindre une tentation. Ariya amagambo wumva ukumva nyine ko ni nk'aho Imana yidushuka, ni nk'aho Imana ibishuko bihari biri aho ngaho duterana ikatureka. Oya, ahubwo ni ukuvuga ngo ibishuko birahari, ibitwoshya birahari. Niba ibitwoshya bihari rero Mana, reba ukuntu wadutabara, tube hafi ubidukuremo. Imana ubundi ihora ibikora, ariko abo twe tunangira umutima tukaba twahitamo rero kwigendera mu bishuko. Navuga nti rero
hari uburyo bwo gusenga bugutera kwibaza ukavuga uti ariko se buriya ni ugusenga cyangwa ni ubupfumu cyangwa ni idini rya gipagani ryinjiye mu gikirisitu. Hariho abantu kino gihe byo biraneze cyane, bakishyira hamwe ati tugiye kujya dusenga dusabe iki kintu, bakanabikomeraho pe. Noneho bakuma bari gusenga bavuga ati nituvuga aya masengesho Imana izaduha iki ngiki, nituvuga aya masengesho buriya tuzasubizwa iki na kiriya. Batasubizwa rero bagahita bacika intege bakumva ko Imana itabumvise. Imana bamaze ubwabyo wabyishe, kuko ntabwo umubyeyi aguhera ibyo wakoze, aguhera ko ari umubyeyi. Imana ntabwo iduhera ko dufite icyo kintu cyo ahubwo bijya kuba nk'aho ari tuba tumeze nk'abacakara, nk'abagaragu. Ntabwo turi imbere ya aba, ntabwo turi imbere ya papa, ubu uri imbere ya bosi. Reka nkore utu ngutu kugira ngo anshime, namara kunshima nanjye ari byo ndi busabe. Oya, aya masengesho rero kino gihe areze. Ujya kubona ukabona rwose hari n'imbuga ubona zadutse bavuga bati tugiye kumara iminsi n'iyi turasaba iki n'iki kandi tugomba kukibona kubera ko ari Imana. Oya, wowe mara iyo minsi kugira ngo urusheho kwegera data. Niwegera data turabizi neza ko Imana ntabwo ishobora kwanga kumva isengesho ryacu kuko ni n'umubyeyi. Bisaba ko tunabivuga ariko ibizi neza nk'umubyeyi ibidukwiye. Noneho kandi Imana ikaba ishobora kuduha icyo dusabye kubera ko gihuye n'ugushaka kwayo aho kandi. Imana ikaba ishobora kukubwira ngo uretse gato ngo ufite ibyiza byisumbuyeho ngomba kuguha. Icya gatatu, Imana yakubwira ngo tegereza igihe cyanjye. Ndakibuka Yezu ari mu murima wa Getsemani asenga ati dawe y'inkongoro ince kure, ariko ntiba uko nshaka bibuka uwo ushaka. Akenshi rero mu gusenga kwacu wagira ngo turategeka Imana, kandi umwana agomba kumva ko ari umwana, ahora ari umwana, kose ari we umugenera ibyo agomba kubona. Mu gusenga rero tugomba gusengana ukwizera. Kwizera ibyo twumva nyine ahangaha mu gice gikurikira cy'ivanjiri, aho batubwira bati ngo wa wundi wari ufite inshuti ye akagenda yigana mu gicuku, akayibwira ati mugenzi wanjye nguriza imigati 3, dore inshuti yanjye iri mu rugendo intungutseho none mbuze icyo nyiha. Hanyuma undi akamusubiza ati ari mu nzu ati windushye, dore nakinze kandi igihe n'abana banjye turaryamye, sinshobora kubyuka ngo uhe icyo iyo migati. Ndabibabwiye, uwo ni Yezu bivuga, naho atabyutswa no kumuhera ko ari inshuti ye, yabyutswa nuko yamubujije uburyo maze akamuha ibyo akeneye byose. Nanjye ndabibabwiye nti musabe muzahabwa, mushakashake muzaronka, mukomange muzakingurwa, kuko usaba wese ahabwa, ushaka akaronka, nuko mwanga agakingurirwa. Niba mwebwe muri babiri mushobora kumenya icyiza muha abana banyu, ibaze ni gute Imana itaha Roho Mutagatifu aba yimusabye. Mutubwira rero ngo gusenga ntibijyane, kuko Imana twamaze kubibona, Imana irusa inshuti ni papa. Niba ngo yazabyutswa no kuvuga ati arandembeje kandi yari inshuti ye, Imana ntabwo igera aho ngaho. Idusubiza mbere cyane cyane iyo dusenga ibihuje, iyo dusaba ibihuje no gushaka kwayo. Bakristo b'abavandimwe, icyumweru ni icyumweru gikomeye kitubwira ngo dore isengesho ngiki, gusenga ni uku, dore ukutari ugusenga ni kuriya. Niba wumva ko Imana ikuri kure, uyu munsi saba ingabire ko Imana ikwegera. Niba ufite utundi tuntu uca two ku ruhande ho kugira ngo ubwire Imana, uyu munsi saba Imana urushaho kuyegera. Niba wumva usenga umeze nk'uri mu bucuruzi n'Imana, saba imbabazi, kuko ibyo ni ugutuka Imana ahubwo. Ariko niba unasenga nyine ugira icyo cyizere cy'uko uwo ubwira ni umubyeyi, ntabwo azabura kuguha Roho Mutagatifu rwose niba umusabye.
kuko igishuko gikomeye cyane usanga muri iyi ivanjiri bavuga ngo ntuterane mu bitwoshya ahubwo igishuko gikomeye cyane ni ukumva ko hari ibyo Imana idashoboye. Nitumara kumva ko hari ko nta kinanira Imana, ibindi byose bizikora. Ndabasaba rero abavandimwe kugira ngo murusheho kumva ko Imana ari umubyeyi wacu, mbere yo kumva ko ari bosi, ko ari patoro, ko ari umucamanza, ko ari uduhanyura, ko ari iki n'iki, aratubwira ati muhumure, Imana ni papa. Ba bandi bagiye bakomereka mu ruhande rwa papa wabo, wenda kubera ko batigeze babarera, kubera ko batabazi, cyangwa kubera ko babakomerekeje, bamenye ko ari papa usumba byose wo mu ijuru. Noneho bamugane bazi neza ko uwo nguwo ntabwo abereyeho kuduca intege, abereyeho kutwakira nk'abana basanga umubyeyi. Ubu ushobora byose wo nabaha umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Ndabifuriza mwese kugira icyumweru cyiza.